ibintu biri kugenda birushaho gufata indi ntera muri Amerika. Mu majyaruguru ya Amerika ntago bisanzwe umuriro uri gutwika amazu uko bwije nuko bukeye. Mu miji ikomeye abakire bari batuyemo, abanyamakuru bakomeye, bimaje gufata indi ntera. No kuvuga ngo amazu ari kugenda ashya, amazu ahenze, ibikorwa bihenze, ibikorwa remezo bihenze, byose biri kugenda bishya kubera ko byibasiwe n'inkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro ni inkongi y'umuriro idasanzwe, irakubita inzu ukabona ifashe indi, kubera umuyaga mwinshi uri guhuha, uri gukubita amazu wayamaze. By'umwihariko umujyi nko bita Los Angeles, ni ukuvuga ngo butuvugana umuriro wamaze y'amazu, ba nyirayo bagiye bahunga bagenda ahantu hatandukanye higa bamenengana kubera ko ikibazo cyo gutwikirwa n'amazu n'iyi nkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro ntago yoroshye, ni ukuvuga ngo abantu bamaze kwitaba Imana nk'iyi nkongi y'umuriro bari kurenga muri 20, nubwo bagikora ubushakashatsi ngo barebe ko nta bandi bagomeje kubura, ariko muri kumva muri make iyi nkongi y'umuriro ntago yoroshye. Bene data rero aho muri hose, ni ukuvuga ngo mu makuru cyangwa se mu binyamakuru bitandukanye biri kuvuga mu buryo butandukanye yuko iyi nkongi y'umuriro ahanini cyaba ari igihano cy'Imana. Rero gute bagahuza umuriro, inkongi y'umuriro n'igihano cy'Imana? No kuvuga ngo hari umujyi bita Hollywood. Muri Hollywood niho haberaga ibi byose, niho haberaga, ni ukuvuga ngo niho bantu bahakanaga Imana, niho hantu buri cyaha cyose niho cyakorerwaga mu uyu mujyi bita Hollywood. Ni ukuvuga ngo ni umujyi w'abakire, ni umujyi w'abaherwe, ni umujyi w'ibinyamakuru mu buryo butandukanye. Abanyamakuru niho batahaga, ibyamamare niho byatahaga, ni ukuvuga ngo byahakanaga Imana. Ni ukuvuga ngo hari igihe kimwe tubihuje wenda na Bibiliya, Sodomu na Gomora Imana ijya kuyirimbura, cyari igihe gikomeye. Imana yaragiye ibabwira ngo bihane bagarukire Imana bakanga. Hanyuma igihe kigeze, Sodomu na Gomora Imana irayirimbura. Kandi uyu muriro watangiriye n'ubundi mwako gace, ugenda utwika amazu, ugenda utwika ibikorwa remezo. Ni ukuvuga ngo amazu, umuyaga kuba wakubita inzu, umuriro ukaza ugatwika inzu uhagaze nko mu miliyoni 100 y'amadolari. Uri kumva ni ibintu bikomeye biri kuba muri Amerika, ntago bisanzwe. Ni ukuvuga ngo rero mwene data, ahantu wowe dukurikiraniye hose, ubundi Imana yo isi yaravuze ngo isi yose iyifata nk'agatonyanga kari mu kibindi. Ni ukuvuga ngo Bibiliya muri Yesaya niko byanditse. Yesaya yo, umwanditsi wa Yesaya yaranditse Bibiliya igereranya isi yose n'agatonyanga kari mu kibindi. Uzareba igitonyanga iyo kiri mu kibindi, ni ukuvuga ngo ikibindi iyo kiramutse kikagucika kikikubita hasi, ibirimo byose birameneka. Iyi si rero Imana iyirekuyeho gato byarangira n'ubundi ihisi irangira yose, igahita yubama, igahita irangira mu buryo bw'umunota, mu buryo bw'amasegonda. Hanyuma nk'aka gace, ni ukuvuga ngo nk'ubu nimba barahakanaga Imana bagakora ibyaha bikomeye, dore ko bagendaga bagatuka Imana, bagakora ibikorwa bitandukanye bihakana Imana, byamubwira Imana ntabwo izihara. Buriya umwanditsi wa Bibiliya avuga ngo inkota y'Uwiteka iyo yamanutse igomba kuyiga abantu mu buryo butandukanye. Hanyuma noneho mwaka gace mu bintu bitangaje, harimo inzu y'umukristo, umuntu usenga, umuntu yubaha Imana. Iyi nzu, amazu ayigose hirya no hino yarahiye, ariko yo isigara ihagaze. Wumve rero ni igitangaza cy'Imana. Bibiliya iravuga ku bantu b'Imana, Bibiliya iravuga ngo nta kibi kizakuzaho. Niyo yaba mugiga igenda nijoro, niyo yaba inkota igenda nijoro, ariko Bibiliya iravuga ngo ntago bizigera bikugeraho kubera wubashye Imana. Rero ni ukuvuga uyu muntu Imana yashigaje mwaka gace, iyi nzu ikayisigaza, ni umuntu yubahaga Imana, ni umuntu yasengaga Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yo yaramuzigamye, yazigamye inzu ye ntiyashye. Uri kumva ni igitangaza cy'Imana yakoze. Tujya tuvuga ngo Imana ikora ibitangaza, ariko Imana hari n'igihe ikora ibitangaza ikabikorera umuntu wayo akayibonesha amaso. Aka gace rero bita Hollywood ni agace
ni agace k'inkozi z'ibibi, ni agace k'abanyabyaha, ni agace ka Sodomu na Gomora, ni agace buri cyaha cyose, agace gahakana Imana, agace kabyina kambaye ubusa, agace gafata, agace kica abantu, agace nyine, agace ibyaha byose bikorerwamo badatinya kubikorera ku mugaragaro, agace gakoreramo za eliminata mu buryo bukomeye. Uri kumva, ni ukuvuga ngo iki gishobora no kuba ari igihano cy'Imana, kuko Imana yoyo iravuga ngo nta kiba ntakizi. Imana ikizaba ejo, ikizaba imyaka itaha cyose irakizi, kandi Imana igifite mu burenganzira bwo kugikuraho cyangwa se kikabaho. Ni ukuvuga ngo reba ubu, reka tuganireho gato nk'ubu muri make. Iyo urebye nk'ubu ubushobozi Amerika ifite, Amerika tuyifata ku isi nk'igihugu gihambaye, ku isi nk'igihugu kitavugirwamo, ku isi nk'igihugu cyemeza ibintu, ku isi neza ibihugu byinshi bigakoma mu mashyi. Amerika ni igihugu gikomeye, noneho ibaze kujya kumva ngo inkongi y'umuriro yabateye, ntibajimije, ntibafite ibintu bibazimiriza amazu kugira ngo abashe guhita yazima. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bikomeye cyane. Bashobora kuzimya bikanga, n'ubu baracyazimya, ariko inkongi y'umuriro, umuriro ufite imbaraga mu buryo budasanzwe. Umuriro uri kugenda utwika mu buryo budasanzwe, umuyaga uri guhuhana n'umuriro mu buryo budasanzwe. Bishatse gusobanura ngo ubushyuhe ahantu bugeze kuri dogere zirenze. Ni ukuvuga ngo iyi si ubundi Imana igituza iyi si ku muntu bitewe n'ubwenge afite, iyi si ni nawe azayirimburira bikarangira. Imana ishobora kureba umuntu igakoresha umuntu akazanarangiza n'isi. Nk'ubu ni ukuvuga ngo izi nganda ziri ahantu hatandukanye zizamura ubushyuhe mu kirere, iyo umuyaga uhushye uhuhana n'ubushyuhe burenze cyane, bukaba bwavamo n'umuriro. Ni ukuvuga ngo mbere nabonaga hirya no hino mu mashyamba, ibaze kugira ngo igihuru kigashya, abantu tugatabanwa tujya kuzima tuzimya. Noneho ibaze kuba inkongi y'umuriro ifata inzu ikayifata nk'iri gufata ishara, serabeto zigashya, ibintu bubakanye imbaho bigashya, bakazimya bikanga, bikagumya bigashya. Uri kumva iyi nkongi y'umuriro irakomeye, uretse ko nayo Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ubwo hirya no hino intambara zizaba zimeze nabi. Uri kumva ko iyi ngiyi ni intambara noneho ikomeye, intambara y'umuriro. Ubundi yo nta muntu uyizimya. Iyi ngiyi ni nk'aho aba ari Imana ibiri kuyirwanira. Hari intambara irwanwa n'abantu, bakaba bakora ibintu bitandukanye, bakaba basenya ibintu bitandukanye, ariko uri kumva iyi ntambara ni nk'Imana ibiri kuyirwanira, kuko ibiri kurwanisha umuriro wayo. Rero mwene data, uri kumva ni ibintu bikomeye, no mu gihe gikomeye cyo kugarukira Imana. Wowe udukurikirana, njye nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ibyo waba ufite byose wibyiratana, irate Yesu muri wowe. Ushobora kuba ufite byinshi biguhesha agaciro, ukaba umunyacyubahiro, yego ni byiza, ariko ubaha n'Imana, uca bugufi imbere y'Imana. Imana yoyo hari abantu bavuga ko itabaho, ariko utekereje gatonya uzarebe ku bantu babaye paralize. Iyo agize nk'akabazo akaba paralize, ntago yongera kuba yahindukira cyangwa agira ikindi gikorwa akora. Rero njya mbigereranya n'uyu mwuka Imana yaduhaye, nk'uko Imana yaremye umuntu. Mu itangiriro ijambo ryo riravuga ngo Imana yaremye umuntu, imurema ari umuntu usa n'Imana. Irangije imurema mu gitaka, iramubumba, imushyiramo umwuka wayo. Irangije kumushyiramo umwuka wayo, umuntu aragenda abaho. Imana igenda irema ibintu bitandukanye bitewe n'uburyo Imana yagiye ibirema, ariko kubera ko umuntu Imana yamuremanye ubwenge bukomeye, Imana iramubwira ngo nkumenyesheje ikibi n'ikiza, irakimumenyesha. Ariko kubera umuntu kuva na kera ni umuntu w'umunyabwenge ukunda gucukumbura ibintu bitandukanye, ariko umuntu arangije atandukira ubwiza bw'Imana. Imana irangije igira iki? Imana irangije iramuvuma, kuko yatandukiriye ikintu Imana yari yaravuze. Arangije umuntu abona ko yambaye ubusa amajije gukorera icyaha, kandi mbere n'ubundi yabaga yambaye ubusa ntabe yabimenye, ariko kubera ko icyaha cyamugezeho, arangije abona yambaye ubusa. Mwene data, rero ni ukuvuga ngo Imana ikiturema cyo yaduhaye kumenya ikibi n'ikiza. Imana iravuga ngo ibi ngibi ni iby'agaciro, ibi ntabwo ari iby'agaciro, ibi ni ntakorwaho, ibi ni ntarengwaho. Haleluya. Rero bishatse kuvuga ngo n'ubundi iyi si izarimbuka. Iyi si si iyacu, iyi si ntabwo ari iyacu.
ni ukuvuga ngo rero bene data hano muri dutekereze nko igihugu cyo muri Amerika tuzi gikomeye cy'ubudahangarwa gifite imbaraga. Ibaze kumva ngo imitungo yabo iri kugenda yangirika, imijyi ikomeye iri kugenda yangirika, kandi bitangiye mu uyu mwaka wa 2025 uretse ko na mbere habaga inkongi zikomeye na n'ubundi bakazimya bigakunda, ariko noneho iyi nkongi yoyo ntago isanzwe iri ku rugero ruhambaye, iri ku rugero abantu batakibasha kuyizimya. Amerika ifite ibikoresho bihambaye nk'amamodoka akomeye akaze yo kuzimya, ariko ubu tuvugana ni ukuvuga ngo amazi hamwe yagiye aba make, kubera ko nyine ibintu biri mu mugambi w'Imana bimwe inabiburizamo bikagenda bibura. Ukizera ngo ikintu kiragufasha kirahari, wajya kugikoraho kikanga, ubutabazi bwose warebaga bukanga. Tinya ubundi Imana yoyo ubwenge bw'abakomeye. Hari igihe abantu bizera ngo bafite ubwenge, ariko ubwenge bw'Imana nibwo buhambaye. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora guteza icyago n'ubwenge bwo wari ufite mu mutwe bukaba expired, bukarangirira aho ngaho, Imana ikaba ari isigara iri kwikorera. Ibaze kuba nk'abakire bo muri Amerika bafite amafaranga ahambaye, bafite ubudahangarwa buhambaye, akajya ajya ku musozi akareba inzu ye iri gushya, akazunguza umutwe akabura ikintu yakora. Bishatse kuvuga ngo ni ukuvuga ngo mu iyi si tujye twubaha Imana kuko niyo byose, niyo ifite imbaraga. Najya nkubwire ngo ubu tuvugana umuriro uracyakataje hirya no hino, uracyafata ibice bitandukanye, uracyagenda cyane uburengerazuba bwa Amerika nibwo umuriro wibasiye cyane. Ni ukuvuga ngo ibaze noneho uburengerazuba bwa Amerika buba buri kugenda bufatwa n'inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye mu mijyi ikomeye, noneho byagera ku mujyi bita Hollywood, utuye n'ibyamamare bifite amafaranga, utuye n'ibyamamare bifite ku ikofe yabyo byakoze ikofe. Ubundi Hollywood bavuga yuko ari mu nkozi z'ibibi, ni nko muri Sodomu na Gomora, niho icyaha cyose cyiza kibera, niho icyaha gito kibera, niho icyaha kinini kibera, niho ubusambanyi bukorerwa, niho Eliminata niho ikorera. Bishatse kuvuga ngo rero hari abari kubihuza yuko ari n'igihano cy'Imana. Ibaze kugira ngo umuriro utangire ari akantu gato cyane, ariko karangire gatwitse umusozi ungana uko nguko. Ubundi mbere tukijya mu ishyamba hari ukuntu umuntu yafataga nk'agashirira kagera nko ku musozi, kakaba katwika umusozi kakawumara, nyuma yaho noneho hakazamera ubwatsi bwiza. Ariko ni ukuvuga ngo aka kantu, uyu muriro watangiye ari nk'agashashi muri Amerika, ariko uri kugenda utwika amazu mu buryo bukomeye, amataje ukayahirika ageretse nk'inshuro zingahe. Ibaze amasera beta gashya. None igitangaje, hari ahantu uri kugenda utwika ibiti by'imikindo bimwe n'ibishye, igiti cy'umukindo kigahagarara kikema, kandi baze umukindo bari igiti yego gifite amazi menshi, ariko se ibaze umuriro ufite imbaraga nk'uri uri kugenda ugatwika sera beto, ugatwika ibintu bitandukanye bikomeye, ariko wagera ku giti cy'umukindo, umukindo ukagomya uhagaze. Rero ni ukuvuga ngo bene data, ahantu munkurikiranira muri hose, abantu musenga, abantu mwizera Imana, mugomye musengere uyu mujyi wo muri Amerika, mugomye musengere uburengerazuba, mugomye musengere muri Amerika rwose mu buce bw'uburengerazuba bwaho, kugira ngo nibura Imana yo icogoze, kuko Imana yo nta kintu idacogoza, nta kintu idashoboye. Imana izi ibibera muri Amerika, ikamenya ibibera mu Rwanda. Ahubwo munagomye no gusenga uyu muriro utangiye gutera muri Amerika utazagera no mu bihugu byacu byo muri Afurika ukataka, kuko umuriro ni ukuvuga ngo ari igihano cy'Imana. Niyo mpamvu njya mbwira abantu nkababwira ngo Imana yo yakoze rwose, yaje yamanutse, ushobora uyu muriro kuzatwika ukagenda utwika, ugatwika ukagera mu bihugu bitandukanye, ukumva ngo umuriro wamaze ahantu henshi uhatwika, kubera ko iyi Imana yo yamanutse iba yamanutse. Iyi Imana yamanutse guhana iba yamanutse guhana.
kuko abantu mw'iyi minsi ntago bacyumvira Imana, ahubwo bumvira Satani. Satani ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta kindi cyamuzanye uretse kwica no kurimbura. Satani ni umurimbuzi kuva na kera. Ni ukuvuga ngo Imana ikimara kurema umuntu, Bibiliya itubwira iki? Iratubwira ngo Satani yari yabungereye, kubera ko no mu ijuru n'ubundi yitwaga Satani. Ni ukuvuga ngo Satani mu ijuru yari umumarayika mukuru, yari umumarayika mukuru nyine icyegera cy'Imana, ariko n'ubundi no mu ijuru yitwaga Satani. Bibiliya itubwira yuko Imana yaremye umuntu, Satani yagiye kubungera kuko ntago yigeze imugisha inama. Satani yaje aravuga kubera iki waremye umuntu utambwiye, kubera iki waremye umuntu utangishije inama. Satani atera imyivurungatanyo mu ijuru, kubera ko Imana yari yamaze kurema umuntu mu isi. Imana irangije ibona iyo myivurungatanyo ya Satani, hanyuma Imana irangije imurohama mu isi. Bibiliya iratubwira ngo genda wasiwe ubonye ishyano, kuko umunyekibi akumanukiye. Ni ukuvuga ngo rero guhera icyo gihe Imana yamaraga kujugunya Satani mu isi, nibwo yegereye umuntu w'Imana yaremye, irangije imutandukirisha gukora icyiza. Aribwo yegeraga umuntu ukamubwira ngo harya Imana yarakubwiye ngo biriya ntuzabikore. Iramubwira ngo hari ibintu Imana yaguhishe, hari ibintu Imana yaguhishe, nubikora urahwezura use n'Imana, urasa n'Imana. Umuntu arangije yumvira Satani kandi Imana yari yaramuhaye amabwiriza. Bibiliya itubwira yuko hari abamarayika mu ijuru bigaragambije, bamwe bakajya ku ruhande rwa Satani, abandi bakajya ku ruhande rw'Imana. Najya nkubwire ngo iki gihe bamwe bigaragambije barafata ibintu bigaragambya. Ariyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo hari abamarayika na n'uyu saha bakiri mu kirere babuze epfo na ruguru, babuze mu ruhande rwa Satani, babura no mu ruhande rw'Imana, kuko babuze epfo na ruguru. Bibiliya yongera atubwira ngo hari abamarayika bamanukanye na Satani mu iyi si, bakorana na Satani isaha ku isaha. Ariyo wumva ni ukuvuga ngo Satani akoresha abadayimoni. Abo badayimoni barimo ni iyo myuka mibi, ni abamarayika bamanukanye. Harimo rero n'abamarayika b'Imana bakorera mu ijuru, bamwe banze kuva mu ijuru, bakaba bakiri mu ijuru. Niyo mpamvu ku munsi w'imperuka ibyo byose Imana izabitsembaho birangire. Rero umuntu udukurikiranye ahantu uri hose, nta kure Imana itagukura, nta na kure Imana itakugeza. Kandi nongera nkababwira ngo Imana yo, ijambo ry'Imana rirambwira ngo niyo yaremye umurimbuzi irema n'umucuzi. Niyo yaremye umurimbuzi irema n'umucuzi. Imana iravuga ngo niyo yaremye umurimbuzi irema n'umucuzi. Bishatse kuvuga ngo niyo yaremye umucyo irangije irema n'umwijima. Ariko ibyo byose Imana ibifiteho uburenganzira, kuko niyo yabiremye. Ibubona mu isi tugezemo, mu minsi y'imperuka, abantu bari gukora ibintu by'ubwenge mu buryo butandukanye. Ariko najya nkubwire ngo Imana niyo muremyi wa byose, niyo izi ubwenge burenze ubwo bwenge bw'abanyabwenge bwose. Imana yo iravuga ngo ubwenge wagira ariko utubaha Imana, imbere yayo ni zero. Kuko uzarebe nubwo abanyabwenge bakora ibintu bitangaje, ariko najya ngo nkubwire ngo umwuka w'Imana iyo yawujyanye biba byarangiye. Uhita uhindura ububisi ukajya bakagusubiza mu gitaka. Kuko Imana ikirema kurema umuntu agakora icyaha, Imana yaramuvumye, yahereye ku nzoka irayivuma, irayibwira ngo kuva uno munsi hagati yawe n'umuntu harimo wowe uzajya uhiga umuntu ku gitsitsino, hanyuma umuntu aguhige ku mutwe. Bishatse kuvuga ngo inzoka izajya ibona umuntu yirukire kumuruma ku gitsitsino, umuntu nayibona yirukire gukubita ku mutwe kugira ngo ipfe. Igera ku mugore iramubwira ngo wowe kugira ngo ubyare uzajya ubyara urushye. Igera ku mugabo iramubwira ngo wowe kugira ngo uyige uzajya urya wiyushya kuya. Iyo ni imivumo yatewe na n'isaha y'isi gikururuka ikirwana no kugira ngo ibeho, ikirwana no kugira ikirwana n'ubwo bwenge. Najya nkubwire rero ubwo bwenge ntago bwahura, kuko Imana niyo izi ubwenge burenze ubwenge bw'abanyabwenge bwose. Imana niyo yaremye ibyo byose. Hanyuma najya nkubwire ngo Imana irangije iravuga ngo kandi nari narakuremeye kudapfa, ariko ubuzima bwawe, umubiri wawe uzasubira mu gitaka, kuko nimwo wavuye. Bishatse kuvuga ngo nta muntu, nubwo Yesu Kristo azaza kuzura abamwizeye, ariko buri muntu wese azapfa, azanyura mu gitaka, kuko niwo muvumo Imana yavumye
umuntu kuko yari yaramuremye kudapfa. Niyo mpamvu urupfu rwa mbere rwabaye mu isi rwatangijwe ku bwa Gahini na Abeli. Agahini ubwo yagiriraga Abeli ishyari mugenzi we, nirwo rupfu rwa mbere rwabaye mu isi. Rero ni mu bigo bukomeye. Imana ikimara kurema uwo muntu, ibaze nawe urwo rupfu rwa mbere rwabaye mu isi, kandi Imana yari yararemye ubuzima bw'umuntu kugira ngo butazapfa, ariko kubera inkomoko y'icyaha, kubera Imana yari yaramaze kuvuma umuntu, urupfu rwa mbere rutangirira aho ngaho. Ibaze kugira ngo abantu bavukana bagirane ishyari mu buryo bukomeye, kandi Imana yo yari yararemye umuntu kugira ngo ishyari ntirizabe hagati y'umuntu. Niyo mpamvu uzabona mu iyi minsi y'imperuka umuntu tugezemo, umuntu avukana n'umuntu akamugirira ishyari akaba yamwica. Mu mareta akomeye cyangwa se mu bigo bikomeye, mu kazi gakomeye, umuntu akakugambanira ukagakurwamo kubera ishyari. Niyo mpamvu ibyo ngibyo Imana ntabwo ibyishimira, ibyo ni iby'inkozi z'ibibi. Umuntu akakugirira ishyari akakuroga kandi nta kintu mupfa. Iyo ni imyuka ya Satani yaje kubiba mu bantu, kuko Imana yoyo ntabwo ibyo yigeze ibiteganya. Rero mwene data hano dukurikiranye, nagira ngo ubwire ngo iki ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwiyongeramo imbaraga. Nanagusaba kugira ngo usengere abantu, n'ukuri usengere iki gihugu kandi nawe wisengere. Rero umuntu dukurikiranye ahantu uri hose, nagira ngo ubwire ngo kora subscribe, ukore no kuri like, urabukoze, kandi amahoro y'Imana bane nawe n'umugisha w'Imana bane nawe muri byose.